umuririmbyi yaravuze ngo sabavuga mami mami bazagerayo yo baririmba cyane bazagerayo yo abazajyayo n'abana b'Imana abazajyayo n'abihanye ibyaha abazajyayo n'abana b'Imana abazajyayo n'abihanye ibyaha. Amena ngo sabavuga ngo mwami mwami ngo nibo bazagerayo. Amena ngo kandi sabaririmba cyane aribo bazagerayo, ariko niba abandi bihanye bakagenda uko Imana ishaka nibo bazagerayo. Yazashimwe turi mu bihe bidasanzwe kandi tugomba kuba badasanzwe kugira ngo tubibemo. Amena iyo umuntu usanzwe uba mu bidasanzwe bisanzwe, iyo udasanzwe uba mu bidasanzwe. Amena bishatse kuvuga ibihe tugezemo ni ibihe bigoye ariko tugomba kubikizwamo. Amena ibihe turimo ni ibihe bitangaje bigoye umugenzi, ariko ibyo bidutera kugenda uko Imana ishaka. Babwira ijambo rimwe, umuntu bigeze kumubwira ngo umuvandimwe bamubaza se ese witwa nde? Arababwira ngo banyita kanaka. Baramubwira ngo hoya ko bakwita kanaka ese wewe wiyita nde? Amena amena sisi murukumvuka baramuwaisha se witwa nde? Aravuga ngo njyewe banyita kanaka. Baravuga ngo hoya none se niko bariya bakwita wowe wiyita ute? Amena sinzi ko muri kumva. Tugeze mu gihe tutagomba kureba uko bariya batureba, ahubwo twebwe turi bande. Amena ntabwo wabuze amaso y'abantu kureba uko bashaka no kuvuga uko bashaka, icyo birahagije. Ese wowe uri iki? Amena sinzi ko muri kumva ibyo ndi kuvuga neza. Hari igihe mbwira abantu ibintu nkabona yabifata nk'uko ndi kubifata, munyihanganire. Amena uyu mwami wacu iyo washatse kumukorera ukifuza kugenda uko ushaka, abenshi bavuga ku kabyo. Amena bitewe n'uko bafite ibyo bishinjaho. Ubundi umujura yita abandi ibisambo. Amena ndashaka kubabwira iki ni cyo gihe cyo kumenya ese twebwe twitwa bande? Ese turi iki? Amena niba kakwite kukishishwe ahubwo ugomba kumenya ko wowe ukishishwe. Amena kuko ntabwo dukizwa kubera ko abantu bavuze ko dukishishwe, nitwe tuzi ko dukizwa. Amena iyo umuntu ari igisambo batarahanura amenya ko ari ikishura. Iyo umuntu ari umurozi umuhanuzi ataraza amenya ko ari umurozi. Iyo umuntu ari igisambo uko byagenda kose uba uzi kuri igisambo. Ushobora gutuza utavuga ariko wiyizi mina kuhaka mwizi. Ushobora kuba utavuga ariko wiyizi umugore wanjye ntabwo abizi ariko umuca inyuma ndi ikiraya. Ushobora kuba uri umugore utabizi umugabo atazi kuri indaya, ariko mu mutima umuhanuzi ntabwo aravuga ariko wiyizi njyewe yego mfite umugabo ariko ni ikiraya. Amena bishatse kuvuga agakiza ni umuntu ukagira ku giti cye. Amena iki ni igihe tugenda cyo gukizwa, tukabikizwamo biturimo, tudashaka kuba tubona ko dukishijwe ahubwo tugakiza dukishijwe. Amena abarokore benshi dufite ikibazo, turashaka tugaragara ko dukishijwe ariko nta gakiza dufite. Babona ko dukishijwe, babona ko turi abantu beza, ariko wagenzura neza ugasanga ibyo avuga ntabwo bimurimo. Ariko icy'ingenzi iki tugezemo nicyo kumenya wowe ese mbanye gutera umudamu wanjye Imana y'Imana. Ese ndakizwa kubera ko umugabo agarase ngiye mbanye gutera umudamu wanjye, mbanye gutera umugore wanjye. Agakiza kambere ni munsi y'umuntu, ntimukajye mutubeshya ariko mu rugo ari bombori. Amena agakiza kambere ni ahantu umuntu arara. Aho urara mu gihe handuye nawe wagenda wakeye ujya gusa nabi.
Amena. Babwire ijambo rimwe. Naho umuntu yagusiga irangi, kagusiga irangi ry'umuhondo, mu gihe uri icyatsi uri icyatsi. Amena. Naho umuntu yagusiga irangi ry'icyatsi, uri ubururu tu, bagusiga irangi ariko wihisiye gusizwa irangi ry'umuhondo, ariko burya ndi igikara. Amena. Shima Imana ko yaduhaye imitima yacu, imitima iratubwira nubwo uri kwihesha amahoro ariko muvanye ntabwo meze neza. Kwihesha amahoro ukumva ko nta kibazo ufite ariko umutima ukakubwira ngo ariko muvanye wagiye utuza ariko kuba nawe utoroshye. Amena. Guza amagambo yose kubera iki? Bakristo bavandimwe, tugeze mu bihe bigoye kandi bikakaye, ibihe bikomeye cyane bigomba kubamo abantu badasanzwe. Sinzi ko muri kumva. Tugeze mu bihe bigoye kandi bikakaye, tugomba kubamo turi abantu badasanzwe. Tukabikizwamo tutareba ku bantu ngo baravuga ngo iki. Tukabikizwamo tutavuga se batubona gute. We banza wirebe ese wowe ubwawe uyibona ute? Iyo uri ubona iki? Ese mama wanjye tutabeshye, niba ufite ahantu hari agaheri ubwo se ntabwo wazi n'ubu ahantu hari agaheri kawe ntabwo wazi nubwo utambwira agaheri kawe se ugafite ntukazi. Amena. Ishatse kuvuga icyo umuntu afite aragifite arakizi, naho wakwijijisha uri isi, naho wakwigira umutagatifu si ikibazo cyawe. Amena. Ariko nshima Imana ko Imana yacu ari ikura ibibazo bituriho. Aricyo so na nyoko adashobora kuguha ariko umwami Imana akakiguha. Amena. Hari icyo umuntu adashobora kuguha, inshuti zitaguha, ariko Imana ikaza ikakiguha. Ushobora kugura amafaranga cyangwa iki, hari icyo umuntu atagura amafaranga, nicyo bita agakiza. Amena. Abantu benshi barasenga yego ariko ntabwo bakishijwe. Mu buryo uvuga neza, abantu benshi barasenga bakanabwiriza ariko ntabwo bakishijwe. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko batabikizwamo ibi turimo. Urashaka ukizwa kandi uri n'igisambo. Usenga uri umugome, usenga ugira ishari. Musa mugenzi wawe igitenge cyiza, roho inakuru inataka pasuka, ariko bavuga gusimbuka simbuka. Musa mugenzi wawe yaguze ikintu cyiza ukareba ngare kuriya nawe abashaka agaragaza ko yambara neza, si uwace wivu, subize byawe uwace wivu. Imana yakira neza kuri mugenzi wawe ari kuriya, ariko se babashaka ngo bigaragaze nabo barigaragaze. Yo wivu wivu, hacha wivu na kishari. Na murokore ugira ishari, umurokore yishimira neza mugenzi we. Ijambo rirambwira ngo nishimira agakiza kawe cyangwa gutera imbere kwawe, nanjye Imana izajya mu byanjye igiye neza. Ariko nibabazwa n'ibyo Imana yagukoreye, nanjye Imana bya bindi byanjye izabibura. Amena. N'abatindiye ndi umugabo, umbabarire natinze wo gakeye nagiye. Burya ari ibintu umuntu akora akabikora ameze nk'umusazi bitewe n'uko atabyikoresha. Amena. Ibyo umuntu yikoresha arabipanga. Amena. Umugabo ufite umugore umwe n'abana 7, kandi Nyagasani ashoboje nanakomeza. Amena. Ndashima Imana ko Imana ikomeje kubanindira, kuko ni igitangaza kubakira. Aramurusha amafaranga badafite n'umwe wo kurya batamufite. Amena. Rero tutagiye kure cyane, tavuze amagambo menshi, ndashaka dusome ijambo ry'Imana, icy'abantu b'Imana cyangwa se umuntu w'Imana wagize amahirwe agira agakiza. Amena. Agakiza mu bihe bidasanzwe, natwe tukaba badasanzwe. Yesu ashimwe. Burya agakiza ahantu kamaze kugera
hari ikintu kiza guhinduka kugakiza k'umuntu. Nubona umuntu akishijwe ukabona adahindutse uwo muntu ujya umutinya no kwica yakwica. Amena. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome Luka 19 umurongo wa mbere kugeza kuri 10. Dusoma buhoro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibamugisha. Umusome mwiza. Luka 19 umurongo wa mbere mukozi w'Imana. Luka 19 yego wa mbere. Luka 19 umurongo wa mbere. Turagenda bukebu. Yego igumugisha. Zakayo rya Yesu. Imana igumugisha. Zakayo. Yego. Ashika i Yeriko. Boninde yego manuka. Ariko arahaca. Oni Yesu nageza kwa shiteri. Manuka nta kibazo Imana igumugisha. Hari umuntu yitwa Zakayo. Yego. Yari umutoza kori mukuru. Hari umuntu witwa Zakayo ngo kandi uwo muntu yari umutoza kori kandi akabana mukuru. Manuka. Kandi yari umutunzi. Ngo kandi uwo muntu yari umutunzi. Irekeraho ngaho. Buretse gato. Ngo hari umuntu ngo witwa Zakayo ngo kandi akaba ari imirimo yajyaga akora bigeretse no kuri ibyo ngibyo yari umutunzi. Amena. Sinzi ko muri kumwe. Hari ibintu abantu bajya bakira bibariho bigatuma badakizwa neza. Amena. Hari ibintu tugira mu mitima yacu cyangwa se ku buzima bwacu cyangwa se mu mibereho yacu bigatuma tutabikizwa neza bitewe n'iki n'ibyo twafashe turakundira turabikumana tubisimbuza Imana yacu. Manuka hasi. Ageza kuraba Yesu. Ngo arangije ngo ashaka kureba Yesu. Icyo bita kugira umwete wo kureba Yesu. Burya gukizwa umuntu abigiramo umwete ku giti cye. Amena. Ukizwa ntabwo biza gutyo ngo babiguterekemo. Ni wowe ukizwa wowe ubwawe. Yesu ashimwe. Ahimba. Mukozi w'Imana. Ndashaka kukubaza. Hawuzungu aje gutwaramo amaduka. Muvandi, iyo yatwara ahantu ujya nagubona abagore beza. Ntabwo se nagubona ko ari beza. Amaso ntabwo abareba se. Ariko ntabwo tuza. None se ugiye kumbira ko amaso batajya areba atabona icyiza. Nese gutwi tutabikora nuko usura umuntu mwiza cyane. Ikibi gutera n'ikiza. Ubwoba bw'agakiza suko utinya umugore wawe. Iyo umuntu akijijwe ntabwo atinya abantu ahubwo ikimurimo gituma atinya. Amena. Iyo umuntu akijwe afite Yesu mu mutima we ntabwo byirwa n'abantu ngo kizwa. Oya nareba ko baramureba ngo kizwa ahubwo ikimurimo kiramubwira ngo ariko muvande wirengera. Amena. Ariko umuntu agakijijwe akora byose kuko na Yesu afite mu mutima we. Udafite ikintu akora uko nta kintu afite ntakakora icyo kuri nta kintu yifitiye muri we. Manuka hasi. Ngo amenye ukwasa. Yego. Bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi. Ngo yashatse kubona Yesu ngo amenye ukwasa ngo ariko biramumwankira bitewe n'iki yari afite intege. Ushobora gushaka kubona Yesu Kristo ariko bitewe n'ibintu wabitse mu mutima wawe bikakubuza kubona Yesu Kristo. Bishatse kuvuga hari ibintu umuntu abanza gusiga kugira ngo abone umwami wacu. Amena. Ushobora gushaka kubona umwami no kubikizwamo ariko bitewe n'ibyo wakiriye n'ibyo wagundiriye n'ibyo wabitse bigatuma udakizwa. Sinzi ko muri kunyumva neza. Yashatse kubona Yesu ariko aza kugira ikibazo asanga ni mugufi kandi mugufi hari barebare. Amena. Amen. Manuka hasi. Arirukanka. Yego. Aja imbere. Yurira igiti cyitwa umusukomora cyangwa umusukoni wa murara. Ariko nubwo ari mugufi aravuga se ariko ushaka gukizwa ngendo bw'Imana ishaka nzaguma mboswe n'ibintu bintu. Bakristo bavandimwe uri umuntu afite ikintu kimuboshye. Amena. Iki nicyo gihe cyo gushaka kikuboshye
intwari zananiwe. Amen. Ibihe bishe ni ibihe by'abantu bacishijwe, kubera ko umuntu acishijwe bimufasha gutera imbere bigatuma adashayisha. Amen. Kugira ngo rero ukizwe nuko ugira ikintu ukundira muri wowe. Yesu ashimwe. Ushobora kugutiba ariko wifuza cyane. Ushobora kugutaroga ariko uri ikigome. Ushobora kuba utari umugome ariko ukunda kuvugana cyane. Ubona umuntu aricaye undi yakunjira gusa mu rusengero. Wamureba waba utamureba dore uko kireba. Ukaba ufite ikibazo cyo kuvuga cyane kandi uvuga abandi kandi utabishaka ariko bikurimo, kikamera nk'ikirombe kiba ku nka kandi inka yarapfuye kera. Sinzi ko muri kumva amagambo ndi kuvuga. Yego. Ugasanga ukora ibintu kandi udashaka kubikora ariko bitakuganza. Kugira ngo umuntu agire ikintu kimuganza kiramuveho nuko yakira Yesu Kristo neza akakirwa akakimubera. Abantu benshi dukunda Imana, yego twishimira Imana, ariko dufite ikibazo cy'ibintu bitugoye bidufasheho. Byadufasheho nk'iki? Nuko tashyijya ku mwenda kugira ngo iveho bagushizeho umuntu. Komeza mukozi w'Imana. Kuko yagira ce muri iyo nzira. Gatanu. Ngo kubera ko yagira ce muri iyo nzira, yagiye hejuru y'igiti, kuko yarazi ko Yesu Kristo yagiye kunyura muri iyo nzira. Bishatse kuvuga iyo atajya hejuru Yesu ntabwo ari kumubona. Amen. Babwira ijambo rimwe, gukizwa kwacu nitwe tubigiramo uruhare. Yesu ntabwo azaza akubwira ngo ukizwa ku ngufu. Yesu ntabwo azagukiza ubusambanyi n'ubujura n'ubugome bwawe. Nubwo uzavuga ngo ngewe nakiriye Yesu Kristo nyiruko n'umugore Imana yamaye, sinkubita amaso y'indagara ndebarebe cyane. Amen. Wowe uzavuga ngo ngewe ndakishijwe, mfite umugabo Imana yamaye nuko ari mugufi ariko naramwemeye akaba ari barebare n'ubu. Amen. Ariko n'ahandi bituruka ni kwa gutera intambwe ukabirwana kugira ngo ubigereho. Hari ibyo mfite bindi yo kugira ngo mbireke. Ninjye ubwanjye ngomba kumenya ko ndwaye. Nabwira ijambo rimwe, nujya kwa muganga ugiye kwivuza, dogiteri arakubaza ese mama urwaye iki? Ndibuka mva muri Afurika naje muri Amerika mfite isasu mu kuguru. Ngeze muri kino gihugu ngiye kwivuza, dogiteri yambaze se icyambere ni dogiteri w'umuryango wanjye kandi azi ko ndwaye, nje kandi ndi gucumbagira, arabona ko ncumbagira, ariko arambaje se nubwo uri gucumbagira ibyo birakureba, ndashaka umbwira urashaka ngufashe iki? Sinzi ko muri kumva ayo magambo. Uracumbagira yego ariko ibyo ni ibyawe, ni wowe uje kundeba sinaguhamagaye. Yesu urwaye iki? Iyo nza kuba ikigoryi namubwira ko maye malariya ariko ibinini nkajyana isasu byanjye. Sinzi ko muri kumva ibintu ndi kuvuga abantu bakoze Imana. Ni njyewe ubwanjye bagombaga kuvuga ikibazo mfite n'ahantu mbabara hariho nahanguye, kuko ari njye ngira ikibazo cyanjye. Yavuga rero dogiteri mfite ikibazo icyambere mfite icyuma baneye hano harahandi, ikintu cya kabiri mfite ikibazo banashe mu kaguru, ngira ngo urabizi. Hamwe ngo hoya simbizi, wowe mbwira urwaye iki? Nunesha umutwe mbwira icyo urwaye cyangwa usohoka ugende. Umutima mashobora kubwira ngo mbwira icyo urwaye cyangwa usohoka ugende cyane atabikubwiye mu mutima. Uzi ko umuntu ashobora kukunena atarabikubwiye, akakunena akagukuba cyane, yabonye ko umeze nk'ikigoryi arashina amanzira yake agakurikira ibyawe, wowe wisobanura wowe ubwawe. Ndavuga rero umuganga ufite ikibazo ahana ngo nibyo. Noneho yandika igipapuro, genda uke mu cyuma. Baragenda
ndagenda basanga narashize ndi igisenzegeri. Arareba ngo ariko mu myaka yawe ufite uvuga ryawe ryaraboze, niturikuramo tugashiramo icyuma mukagwa muri rusegera ushobora kutazagenda cyangwa se ukaba ikimuga burundu. Ndavuga ngo ndavuga rero aho kugira ngo nyamabare umunsi ntabe ikimuga ariko nkababara. Mbabwira ijambo rimwe, hari ibintu tuzareka dukunda kugira ngo tuzabone Imana. Amena. Icyo bita guhara amagara, ugahara amagara kandi uyashaka kugira ngo ubone Imana yawe. Kuko umuntu nagakizwa kubera umugabo umugabo uzatumukirizwa mushiki wawe, uzakizwa wenyine. Yesu Kristo naza uzagenda wenyine. Biribe nibashira ishushu mutaga cyangwa gutanda kule kwa Mungu akuna bashira ishushu. Amen. Bashira bashira bantu uyu ndamukunda siku ya kukufu nenda we peke. Ni kindi cya kabiri mufite imyenda itatu tuzaguhumwe. Mucyuri kugenda ko kanya batangira abandi bagatangira gutera imibare nariko nabugusita. Bari bagatangira na bitambara bine. Ako kanya ubu taragenda batangira kubara amaguru. Ungali mu nyumba bikora sabi y'amabiyata. Kitokea hapa tusatukule vitu. Bishatse kuvuga umwana w'umuntu si wo kwiringirwa. Umwana w'umuntu n'umuntu ariko twiringira umwami wacu. Mbabwira ijambo rimwe, nagakiza gaturuka ku bantu. Umuntu nagwa mukuru agakiza gaturuka ku Mana yacu. Bishatse kuvuga igihe tugezemo hari ibyo tugomba kureka, tukabireka tubikunze kugira ngo tuzabone umwami wacu. Hari ibyo dukunda kubireka ugasanga biranze, ariko kukunda umwami birasaba kubirekura. Nutabirekura ntabwo uzabona umwami. Iryo shari ryawe ufite mu mutima wawe, waririmba gute, wabwiriza gute, buryo ufite icyashya. Ubugome bwawe ufite mu mutima wawe, mu gihe utarabureka buryo ufite icyashya. Ntabwo ujya ubabarira wowe, baragukosera ngo twebwe mu miryango yacu ubundi iyo umuntu adukoshereje ntabwo tujya dupfa kubabarira cyangwa uguzajya mu miryango yanyu ntabwo uzakizwa. Yesu ntabwo uzabona. Nta muntu uzajya bikizika ku mutima. Niba baragukoshereje babarira. Samehe watu ya Mungu. Ibore samehe watu ya Mungu. Abantu benshi barabika amakonte bakagira amafaranga menshi. Abenshi bafite amakonte mu mitima. Imitima yarabyimbye. Uratambuka amoshereje gatatu. Ubunuka gatandatu birakureba nashaka beveni wamuretse mwachie Yesu chizwe. Na uzajana n'undi. Gusaba umuntu murokore asenga Imana abana n'Imana ariko afite ikibazo kimuriho cyamwizingiyo cyanze kumuvaho, ntashobora kugira ngo agire umuntu akunda. Umukristo kana mugenzi ngo akamureba kanaka ntabwo mukunda. Ese umwangira iki? Simupenda ketu. Ese kucyuye kura mwana turacyumva. Ese yagukoze iki? Inzoka yanjye ntagemerana. Ese inzoka yawe n'uruziramiro ufite. Urwo ruziramiro warukuye. Ufite uruziramiro udakunda abantu. Ngo bariya abantu simbakunda. Ese uranga abantu b'Imana kubera iki? Warangiza ugakizwa basirimbukanye wowe urasirimba biri mu pagani we. Umukristo agira gukunda kandi umukristo arakizwa. Na umukristo ugira imvika. Naho bagukoshereza urababarira unasamehe. Na mpamvu yo kubika imitsima yacu n'ibigome n'ikintu kibi. Ibohore n'Imana yawe kuko nta muntu uzajyana n'undi. Kabona urakijijwe. Usenga Imana ukunda Imana. Umugabo ariko umugore yabuze amahoro. Aracyabana gukora ukuntu abigenza gusa uko kibona kenyakina wokovu. Bibi yana amani asinziye. Nuko gusa yabya abana benshi akabarana yahise abana barenze 60 umugabo yambyashe nabajyana yeye. Reka nemere magume. Sabakristo uko tumera. Umukristo umuntu amaze gukizwa umugore yishimiye urugo.
niko gukizwa. Umugore akishimira ko yashatse umugabo. Amen. Ugasanga n'umugore afite umugabo, yego aranasenga, ariko umugore we umugabo asikwata chishi. Urasigimba ukabyina cyane na kuangalia una farisere. Kama bivuga mu mutima. Ukaburi kunyonga, ukora nyonga mu mutima na kuangalia none kwizi. Naje bicabu, urikigera kugiye kumuntu ashobora kukunena mu mutima, ariko nakubwira. Amen. Akakunena bitawe n'ikintu ubukoryi bwawe, ukurimo kuko wanze gukizwa. Babwire ijambo rimwe. Abagore bacu Imana duhaye mukizwe tuzabona Imana. Abagabo beza Imana yabaye abagore bacu mukizwe abagore bazabona Imana. Namavu yo kubisitaza mu nzu zacu ugomba kujya safari wagenda umugore ngo shere ufika salama Yesu zaza ryari. Amen. Ariko nyingo nyishikira jana ngo Yesu we asante mu gusikira yenda Yesu shimwa cha satani kiragi wagaruka kwera kabana beshani byaje basi ngo papa kari umutima ngo tunaguya tena. Abarokore suku tugomba kumera ugomba kusuda kumba kugomba kuza kubera ko umwana mwiza uri imfura okutima yibo cya papa. Komeza mukozi w'Imana. Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati Zakayo. Ngo Yesu ahashitse ngo arangisha arangamiza. Byabaye n'iki? Nuko yiriye ku giti. Amen. Abona ko akaona uzaifu wake. Amen. Yarageze Mana ndagukunda yego ariko ndi umujura. Ndagukunda yego ariko ndi indaya. Ndagukunda yego ndi ikigome. Ndagukunda yego simbabarira. Reka nje ku giti. Yesu abona ko yashizeho imete wo kurira. Amubwira ngo ikimukozi w'Imana ikumugisha. Ururuka vuba. Kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Amen. Aragisha aramubwira ngo Zakayo we kubera ko wagize umwete wo gukizwa utameze nk'aba Farisayo biyagararaho ngo ngenda senga cyane n'umukozi w'Imana cyane. Ese gusenga cyane wagiye uvuye mu rugo umugabo mumvikana. Aramubwira umugore ngo we mina ndakumba sanda kuyatetana. Akaze yageranga yagiye mugenzi we sanda kuya tutaonana. Amen. Yazanga akaza duhabya yagera mu rugo yabihanda beze yagera mu rugo nilikwambia nisanye nenda nilisema sasa tuba kuomba Yesu vile kusema uko mpakani wewe umupagani nukavuka nguni sana mimi nataka enda kuomba usiniletee shetani utusame abani bandi ntabwo mvuze mwebwe simvuze mwebwe nguni sana mimi nataka kwenda kuomba usiniletee shetani shia unagisikiko mukachana mumode kimwe undafundisura mugari mama se muri abaroko bwana kuvona yakureba umutwe ngo ndikitwe ki yagira ari ferushe no komureba ngo dore ibiguru byacyo kandi ngo mushe kurepeta ngo mushe gusenga iyo ni Imana gusenga. Babivuga ngo bavuze nabi. Badrame kolere ishimame tuimbe ukabuchimbe uchimbere kwanza mugenzi warabaye. Icyo gitambo cyawe ni icy'ubusa unachokea bure. Babwira ijambo rero mwa bakozi b'Imana agakiza kambere mwana wanje ni muzu yanyu ubahasona nyuko ukitoka kwenu ishi na mama yako mzuri ubahanywe ufite nyuko mubahe nimba so yarapfuye adahari ubaha nyuko nimba ufite so nyuko adahari ubahasi byakubwira kuko nta muntu gukunda gukundasa abandi bose barabeshya abari baba mama nimero ngo papa nta gici bose ni indyarya bari hano baze vuga ngo abana bacu ngo barabakunda kuturusha. Umunyarwanda yaravuze ngo ukuntu umwana akutanira bashaka kumurya
yawe mwisho hasi. Mungu njo muzazi kumubyeyi niyo mana ya kabiri y'umuntu. Amena. Ukumvira songo data ravuze urasikiriza ushaka nyoko atazi icyongereza yabikisibiye tuvuga twavuga ba ntabwo uzi icyongereza none ukuntu baratubonye noneho kuko bazi kutakizi iyo uvuze gatoya itabwira mugenzi we mu mutima ngo idiot utazi idiot nyine ugira ngo areke kugusuza n'ukizi byaragucanze akadutuka gutyo mu bwenge warangiza ukabijyana kuko utabizi ariko nazi ko twari umuvumo nta muntu tukubyeyi yutse umubyeyi urakenyuka. Amena. Agakiza kubana kamera n'ukubaha ababyeyi bacu n'ukubaha ukuze isosyaje mubahe urakuze yego ariko burya kugira ngo ukure ari ibyo yakoze. Abenshi bagize muri kino gihugu baziye barese mabongo ya mingi tujya tuvugisha kugira ngo bamwe tugere ahangaha. Ababyeyi barabeshye cyane bongo ilikuwa mingi baba mimi nasema bongo nabesha ukweli bongo ilikuwa ya mingi baba bakahangaika wakasema bongo ya mingi juu ufike Amerika na unafika Amerika baba yavuga ngo papa wangu huko nasema nini kwanza uiwe angle na akazi cyongereza ariko yarakubyaye. Amena. Umuntu ashobora kutiga ariko akabyara perezida w'igihugu. Ukomeye ninde wabyaye perezida na perezida ukomeye ninde burya ko babwira ijambo rimwe burya mbere yuko inkoko ibamubaza kubiki. Amena. Ushobora kuba ufite amashuri menshi yego ariko amashuri urayanyesha wize kuko nashatse ko wiga yego ishaka nari kukinika kiri kuza ngakiniga gukera ku isi waraje ndahangayika ndatuza ndababara abamama Imana ibamugisha. Nabonye ukuntu uri kugenda wirebesha unangariyo kugenda bizi n'abasiro hari icyo bakubita umugero yakubita umugero ukikanga namara gukura amashe kuza wamubwira ngo mama naniambia nini wewe ngo gushika uti. Amena. Siro nimara kuza nyoko azajabuka urishati ya tiro yavuga ngo mama utasema nini wewe nyoko iyo tiro wisigi iyo dashaka nagore wisigi iyo tiro wise toroko nyoko yanganye kugira ngo akubyare. Agakiza kambere nako ngako kuba agakiza kandi kakabiri kubagabo nako kuba ingo zacu abagore bacu bakatwishima bakabona ko ducisha. Babwira ijambo rimwe mbere yuko umuntu aza kubwiriza ahangaha. Amena. Banza kwanza ubwirize mu rugo wawe nubwo batabyumva ariko baza gucishwa kuko agakiza ni wagatu mu gafata ku ngufu urabwira abantu Yesu wenyine akabwiriza agashira mu mbuto. Amena. Mbere yuko ukizwa mbere y'ikora byose banza urebe se mu rugo wanjye nimeze. Amena. Uyu munsi nje kurimba yego ese umugabo wanjye ameze ati ku mutima ari namwe mujye muganira ariko cyangwa ariko sheri ko tumaze mu myaka 10 dukundana ubona ameze burya ari igihe yakubwira ukumirwa. Ese mukozi w'Imana ziko dukundanye turabakozi b'Imana mugabo wanjye niki naba mugoyeho niki atakwambia ngo kenshi wowe ikibazo cyawe ufite wirirwa kuri telefone kandi umuntu akorega telefone burya imbere y'Imana burya atakubona ntabwo avuga ngo urwo nuruko ila iko ndo inakwando wano uburyo urugo umuntu agomba kukubona yagukenera akakubona tuvuga umugabo nyinguriya akone ko kiza kambe akakubona akabona ko afite umugabo nawe agashima Imana ku kimana yamuhaye. Hari n'abagore benshi bafite ikibazo nabo nubwo batavuga papa Imana igumugisha usanga so mwijuru. Amena. Ari abagore benshi Nyagasani yaduhaye nabo batajya bamenya ikibazo. Afite telefone yawe ngaho Imana igumugisha. Ugasanga nabarokore umugabo ari hariya umugore arangaha burisha burakeye bagiye mu cyumba bararyamye bafite abana abawonge yake basema maisha yako
ese bimeze gute ngo ni byaba ibirokore by'ibicucu bitazi gucunga urugo rwabo? Murarangazwa n'iki? Satani azabinjirira, ntago muganira ngo muvugane, buri muntu amenye impumeko ya mugenzi we. Mugenzi aba yaragiye yahura n'umuganiriza yamutwara ngo bari peleka bibi yangu unaanza lia yahuye n'uvuga wewe ntabwo ujye kugwira ikiragi bakiyafiri sikutabivuga wigizo ngo naguvuga kandi ngo muri abarokore bagomba kumenya ubwenge. Biratubwira ngo bana banjye ngo ni mugende mugire ubwenge ngo kandi mumere nk'abana b'inzoka. Bishatse kuvuga inzoka iba mu nzu yawe numenye kwihaba ikamara imyaka 10 mu nzu yawe mukaryamana ninakurye kandi ba mu nzu yawe nuko ari isi gushaka haniba. Abandi bagore n'abacyane b'abanyabwenge kazi yabo turi ku telefone, umwenda mushasha online akabara gusa, hasi mweto akabara gusa, n'agatambaro gashasha akabara gusa. Bitamaze kabone mweto basanga afite imigurire mu nzu najana yambara yushe mu nzu. Umugabo nuko atavuga burya arababara, wenda ari kupanga zile franga zibasaidiye akibya kutini online kila siku, ashobora kutakubwira kugira ngo atakubabaza ariko umutima ubaje ngo shiri bimeze gute kugira ngo unanisugua wa online unanitesa mama nateseka nabuze ukuntu mbaza ariko reka mubwire. Amen. Agakiza ni akantu gato ushobora kwita ko ari akantu gato, ariko agakiza ka mbere ni mu nzu y'umuntu. Ibyo musirimba ngaha muturimbira ngaha mubwiriza ngaha mu nyumba tubirebera iwanyu. Wena mwenzako se ko mwabyutse mu gitondo ugiye kujya mu kazi wagiye umeze neza cyangwa wagiye ababaye, ubwirije mbere mwe barokore nabwiye abarokore simbira pagani. Nushaka kujya mu kazi ukabona bibi yako afurahi kama uko na kibi achele kazi usiende, ni ma mistake utapata kule. Nushaka kujya ku kazi uri umugore ugasika mugenzi wawe abaye nuko atakubwira yafunze isura, unaenda na shetani kule kunaenda ukitaka kubakisha. Tengeneza na mwenzako. Sheri wangu tulikwazana baba, usayimba bazi na garu kukoriki, usayimba bazi kukuchizwa. Amen. Wangu nilikukosea, naenda kuhangaika, Mungu akuchuki. Na mimi naenda unisamee kama nikukosea. Una shida yako. Ukosikiye. Ufite ikibazo ukagenda ugapfa nguru umurokore ni wibye ni usambana ni wahemutse ubudisha ukoraka kuziko nabwiye abarokore turi bigorye. Hako niko gakiza sibiri ya nyinshi. Agakiza n'utugese umuntu akira tumurimo Yesu yamuteretsemo. Senze kwa muri konyo. Amen. Koza mukozi w'Imana. Gatandatu. Yego. Yoruruka vuba. Amwakira na kanyamuneza cyangwa ngwarengishe ngo yururuka vuba. Amen. Amen. Umuntu ashaka gukizwa burya agira umwete nagakirwa n'abantu gukizwa n'utishiramo wenyine ariko ibindimo imyaka yose ebana reka negi ibindimo. Komeza mukozi w'Imana. Endwe. Babibonye bose baridodomba cyangwa barivovota rekera bati abo ni babanera babwiye tutagomba kubirinda ngo babibonye ngo bose ngo baricyo iyo ukishishwe niyo medicate ya mbere. Ibivuga mwangayika ngo medicate ya mbere mama basi kudanganya iyo umuntu akishishwe icyambere Imana imukorera. Nibabwire icyambere Imana imurira inyatsi, amafaranga atagenda ovyo kugira ngo agire ikintu asevinga nawe yishimiye ko afite Imana. Iyo umuntu akishijwe akorera amafaranga menshi gukorera muri company imwe, wowe ukorera menshi ayawe ari muri byeri, imodoka zapfuye, motere zahiye. Ngiye ngakura inzu naragusaze muri Amerika uko nararamika ngagusanga muri Amerika umaze imyaka 15 ngagura inzu wowe ukodesha ubwo sinakira bikwigisha ariko mwagiye mukizwa mukamenya ubwenge. Iyo umuntu akishijwe Yesu Kristo kurimo ntabwo ashobora kutumuseba. Ikintu cya mbere hakurinda amafaranga yo kugenda ovyo. Amen. Niba ufite imodoka yawe hayirinda kurwaragurika kuko siko nirwara baraguca 300. Amwe umwana wanjye amafaranga
mugurira amadolari 15. Ubundi amafaranga afite ndebye neza afite 7, kandi kanseri imufashe yakusha mu 5, kuko nyine kugira ngo amenye ko ari mu isi nabwo ataza kwirara, reka mutere mu nda rwari mu nda gusa, ariko kanseri nijemo Amen. Aba twasanzira kenshi ajya kwa muganga yavamo agatanga bire ya 35,000 kandi akayishwa. Ese ko udatanga bire yo mafaranga kugira ngo kuri inzobe cyane nurya amasukari nka yabo nurya za shokora, ariko Yesu Kristo kora kumukunda yanga kugusebya kugira ngo atagutabara batagucisha amaso. Udukunda rero tugomba kumukirizwa tukakizwa ntitukamusebye mu bana. Udurinda tugomba kubikizwamo. Bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro cyangwa abakene. Ngo maze kwinjiramo ngo abantu baravuga ngo agiye mu nzu y'abanyabyaha. Bishatse kuvuga ushobora kumenya ahantu nacumuriye ntabwo wamenya n'usabiye imbabazi. Amen. Umuntu ashaka kubona batutse umuntu mugenzi wawe nguriya ngutukana nguzikura igitukana sama sheri wako nguritukana karishaka kusana na Mungu alishaka kusame uri akajya nguritukana naka kandi byararangiye. Umuntu akirizwa n'Imana yazi n'umuntu nawe umenya gukirizwa muvuga amagambo menshi turi gukizwa. Imana igumugisha ikomeza. Amen. Umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimuhe kane. Ndashaka mbabazi ngo umugabane ngo w'itunga ryanje ngo ndariha abakene ngo kandi umuntu nambuye ndamuha. Ndashaka mbabwira ijambo rimwe. Iyo umuntu akishijwe bakozi b'Imana ikintu kimukubwira agira comportement itandukanye niyo yari afite. Wari umugome aba umuntu mwiza kandi bikaza atarizi. Wari icyicanyi ashituka ari gusaba imbabazi kandi akabireka agakiza kinjije. Amen. Umuntu wari indaya ashituka ari kunyurwa n'umugore yamuhaye kandi yari machopla niyabonaga shipu ikipita torafungura amacho saa toshi uri akabwira ariko yamara gukizwa amazi Imana ikagenda yafunga akanyurwa n'agakecuru k'Imana yamuhaye. Iyo umuntu akishijwe akabona ibyiza akabona ni byiza yego ko dufite amaso ariko ukibuka bana kuna wangu Mungu anipatia kandi ndakishijwe ugasa n'ikigodi na uliona bongo papa unaangalia unakosa mwenyewe kuona vya mzuri na uliona baba tuonake tusemeshe ukweli tuko wanaume hapa baba uonake hapa usicheke mama yangani baba auonake unakaa baba anapiga kalicho anaona anakumbuka Yesu baba alivumilia tu nibakina tate wangu nipatie haka ariko suko tarera iyo unachishijwe Yesu Kristo aramuhindura. Nubona umuntu ukishijwe akaba atahinduka angalia muzuri ule ni mwizi. Yesu Kristo yageza ahantu ahindura umuntu. Amen. Manuka komeza. Icyenda. Yego. Yesu amuvugako atuye umunsi agakiza gashitse muri iyi nzu kukuyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Cyatewe n'iki? Nuko agakiza ahantu kageze uwo yajyaga yambura abantu hahita yibuka yego ibintu mfite byanje harimo amahoro ariko kera ntabwo yabyibukaga. Mujye mwumva ibintu yajyaga yambura ariko agakiza kamaze kugeramo abona ko ari gukora amakosa abibwirwa n'iki n'agakiza si uko yabibwiye agakiza kamugiyemo bakamusobanurira mu ndugu yawe uko mwizi w'ibyo wibuyu wibanuyu
baramushira bakagufungisha. Amena. Gusa amagambo asa kubera iki? No kugira ngo twisuzume. Ese iyo wirebye ukabona ukizwa kera n'uyu munsi ubona barakishije. Kamunangalia muzuri urizi kundusha. Uziko kera ukizwa wari ikigome, uracyari ikigome. Uzikuja gukizwa kera wakundaga abagore babandi. Ese amaso warayafunze abagabo. Ese kera ko narakizwa nagiraga ishari nkagira amoko muri nge. Ese amoko yarashize. Ese amoko nagiraga yo kureba abandi batambuka nkareba amazuru y'abantu b'Imana ndacyabifite. Nngo gifite amoko ngariya muzuri urabesha ugoke. Umukozi w'Imana ntabwo ari ibyo ngibyo. Umukozi biravuga ngo kuba bose ngo baramwemeye ngo nabagize kubumu. Niba ukizwa ukireba ngo bariya kwanza bale banakuhaka hivi uko umupagani mwenye napagana rangi. Abapagani bo mu rusengero ni benshi. Nigeze kubona umugabo umwe umukozi w'Imana niko yitaga. Tambira se umukozi w'Imana umuntu akunze umukobwa wawe akamukunda wamumuha wamuha ariko meza wamfashe utakaba ari umuhutu. Umuvuga butumwa buri muto wamunguye. Mupagani rwimbi. Mupagani rwimbi. Umwana we nashaka n'umutwe ibyo biramureba. Umukristo nagare ibyo ngibyo. Yesu wacu. Amena. Nagakira tribalisme baba nabangaba ndakubwiza ukuri nibucire ibyo ngibyo usenga Imana ukabucire ibyo ngibyo subira hasi wongera ukizwe. Yesu wakiriye ni bani Yesu ntabwo wakiriye Yesu. Ba Yesu ni babiri muri Bibiliya. Bari mubizi hari Yesu hakaba n'uwitwa bani Yesu. Abenshi bakiriye bani Yesu ntabwo bakiriye Yesu kuko Yesu Kristo wacu atanga agakiza. Bani Yesu akugumanisha bya bindi wakiriye byawe wabifite ukabifite ku mugongo ukabijyana. Wacisha wiba ungali mu isi ukizwa urungurozi uraroga cyane. Icyo ni ikibazo. Ngiye kurangiza muhumure umukozi w'Imana soma ntagize 10. yego. Kandi umwana w'umuntu yazanwe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Umwana w'umuntu yaje gukiza no kurondera icyari cyazimiye. Bishatse kuvuga baba Kristo babesha niwe Yesu yaje gushaka. Ndabasaba abakozi b'Imana ndabingiye igenzu ukubana n'umudamu wawe Yesu bikizwamo. Ukubana n'umugore wawe Yesu bikizwamo. Yesu bikizwa ku mugabo wawe. Yakubonye arishima. Yakubonye abona ko yashatse umurokore cyangwa abona ko yashatse umukoboyi yashatse umukarateka. Iyo umugabo wawe abanye nawe yishimira kwiba akabona kugera igihe umuntu ashaka kubana nyirabukwe nubwo atavuga akamuta kujya kuba umugore mwiza. Icyo gusa akaba atamubwira cyakunda amaboko. Muri se mukundira cyane amaboko gusa. Afite ibanga ku mutima. Amen. Ikinyamo yakizima nikiza mu Satani. Ariko bagoye Satani nanyoko buko ntabwo wamukunda. Uvuga ngo Satani n'ukundi yabyaye ndi Satani. Ni Satani. Nabashe guhura na Satani nkuru mbona Satani noyi. Ariko umuntu abenshi ntabwo babizi. Hagakiza mujya iyo umuntu acishijwe n'abana yabyaye bakagendera. Bari mubizi ushobora gupfa wapfa ugasiga abana ngo nyina uri amana yarakizwaga mwana wa wina ngwiri ibyo. Njye nakuze upfubye ndabizi. Ahenshi natamuse kubera mama nande mukuru wanjye. Ari umuntu mama uri imyende kera durira mu nkambi i Kigali ni mu nkambi Mutara
akora muri bya sere tuhuye hamwe n'ibirindwi by'amanyarwanda y'ubuntu. Uwo muntu yabaga aho bita mu Wegera, abanyarwanda bari muri Kongo barangije barataha. Nasikia ariko yiwa turuganira amenya mama nuko ndamitira ngo ari cyabo yarapfungo yo ko kujya abakora muri asabya ko amafaranga abanza kwisha tagaragara nabi banakoze mu mufuka amaseti mili abaye mwabonye imana nyakesha mama. Amena. Iyo umuntu acishijwe n'Umwana bikiriramo, iyo umuntu akizwa nawe wapfa abana bawe Imana ibagirira neza. Mu kuva 20 haravuga ngo ngewe Imana ngo mura abana gukiranirwa kwa basa ngo kandi nkageza ku buvivi. Bishatse kuvuga nukizwa urafungura amahira y'abana bawe, nudakizwa ukagumana satani ubugome bwawe, menya ko n'abana babigenderamo Imana ibamugisha.